weekend yanje, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu, hamwe na weekend yanjye na weekend yawe, weekend yacu. Weekend yacu iriho mu rwego rwo gufasha urubyiruko n'abandi bakristo kurushaho gusobanukirwa na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Iyi weekend yahozeho ikora ku buryo bwa weekend quiz, aho urubyiruko kuwa gatandatu nimugoroba saa 12 zuzuye bagezwagaho ibibazo ku mbuga WhatsApp, ibibazo bijyanye no kwemera, bagasubiza bagamije kwiyungura ubumenyi. Igihe basubiza barakosorwaga ndetse n'ubyitwayemo neza yarashimwaga. Abajene kandi bagira igihe cyo kwidagadura muri weekend yacu, ntibahere mu bwigunge cyangwa se ngo baheranwe n'ibibazo by'isi. Usanga isi yarabaheranye, bagira igihe cyo gususuruka n'icyo gususurutsa abandi. Muri ibi byose bigiramo kunga ubuvandimwe no kwiga kubana n'abandi. Iyo bahuye babaza ibibazo bitandukanye ku nyigisho za Kiliziya, amahame y'ukwemera, bigashakirwa igisubizo ndetse n'ahagomba gusobanurwa bagafashwa gusobanukirwa. Weekend yacu rero ije kunganira ibyo byose, aho twifuza ko bigera kuri benshi bashoboka, urubyiruko n'abana, abakuru n'abato. Muri weekend yacu tuzaje tugira ikibazo duhuriraho cyabajijwe cyangwa se kibazwa, tugishakire igisobanuro twese dufatanyije, tumurikiwe na Roho w'Imana, tumurikiwe n'ibyanditswe bitagatifu ndetse hamwe n'inyigisho za Kiliziya. Kurikira rero weekend yacu, ubaze, usobanuze, maze usobanukirwe na bimwe mu byo wibaza. Abazabasha gukurikira mwese mbifurije ineza n'amahoro. Imana mwese ibahe umugisha. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu.